rero navukiye mu majyepfo niho mvuka. Yego. Nyuma yaho mpura n'umugabo anekera imitwe ngo ni umusore, turashakana tubyarana abana batatu, babiri wa gatatu wanamubyariye mu rugo. Yego. Nyuma nza kumenya ko ari umugabo wa gatatu mubyariye mu rugo ariko n'ubundi ari uwe. Okay. Yose nabi. Mva mu rugo mva kuri uwo mugabo njya mu nsubira mu rugo, kuva mu rugo ihuye rero nibwo naje Kigali. Ntangira ubuzima, nyuma mpahurira n'abantu baza kumbwira ko hari ahantu banjyana ngomba kubona ubundi buzima burenzeho nkakora amafaranga menshi. Isawa ndabyemera. Tuva Kigali duca muri Kongo, tuva Kongo tuci Burundi, tuva Burundi tujya Tanzania. Aho nahuriye rero n'abantu babakoresha batandukanye, ntangira nkora akazi. Nibwo rero kunshura nyuma naje guhura n'umuntu ukorana n'imbaraga z'ikuzimu. Umusatanike. Umusatanike. Muri Tanzania. Muri Tanzania. Aranshika muri nkikora akazi karanshika hanyuma anjyana ikuzimu. Ariko asa nk'ujyanye roho yanjye kuko umubiri n'ubundi wakomeje kuba kwisi. Kuko nibindi bikorwa byose byagiyega bimbaho n'ibiki byose umubiri nabonaga uri kwisi, ariko roho yanjye iri ikuzimu. Kuko n'amajwi yose yankoreragamo numvaga uri mwisi. Ndi mwisi. Warakontororwaga. Narakontororwaga kuko nararyaga ubugari nkarya imboga, urumva nta kuntu wagikuzimu ngo urye ubugari n'imboga. Bakunze ibiyobokamana TV, uyu mubyeyi afite ubuhamya bukomeye. Iki ni igice cya mbere, ni urugendo rwo kuva Huye, Kigali, Kongo, i Burundi, Tanzania kugera ikuzimu. Kurikira nawe ntucikwe n'iki gice cya mbere cy'ubu buhamya. Nshuti bakunzi ba iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Ni byabe ningo iyo Imana ishaka kuza gukoresha ibintu bikomeye ibanza kukunyuza mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone uko ukomeza abandi. Uyu rero yarakomejwe n'Imana, dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Yego, nitwa Nyabyenda Dafroza, niyo mazina yanjye. Yego. Ubwo urarangije kwivuga nyine. Ndarangije, ubundi ndi umumama w'abana batatu. Yes, turi kumwe na Madame Dafroze cyangwa mama. Ni mama nde buriya? Mama Aimable. Mama Aimable. Okay. Turi kumwe na mama Aimable, reka baryo zina tuza gukoresha. Niwe tugiye kuganira rero. Reka uko musuhuje banze namwe mbasuhuza abo muherereye hose, bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, no mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afrika. Tukagenda mu yindi migabane, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, tukajya muri Aziya ndetse tukajya no ku mugabane w'Iburayi. Mwese tukabasuhuza tuvuga ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Wowe ubabaye ureba kiganiro nk'iki ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana yatabaye abandi, nawe izagutabara. Ntabwo ari wowe uzigirizaho nkana, kuko ijambo ryayo rivuga ko naho yababaza umuntu ariko itabikora iteka, ahubwo igera ikamugirira ibambe. Wowe wishimye uri mu bihe byiza rero umenye yuko ari cyo gihe ugezemo, ariko ko ibihe bihora bisimburana. Reka rero tuganire n'uyu mubyeyi nyine nkuko yabivuze. Dafroze ni muntu ki? Yabayeho gute? Ndi mu mwuka niko bimeze. Yabayeho gute? Ni muntu ki? Ku bantu bari kureba kino kiganiro barashaka kukumenya nyine, ngira ngo naho haza kuza dukomereza ku buhamya bwawe. Yego rwose. Njye ubundi nkuko nababwiye amazina yanjye ni yayandi, abana bandi ni babandi, na by'abangu babiri n'umukobwa. Hanyuma mbabyarana n'umugabo twari twarashakanye ariko bitemewe n'amategeko. Ubundi kugira ngo yenda mbashe kubutwara neza ubuhamya bwanjye babwumve neza, nareka ntangire nkiri umwana. Yego. Navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, mama yarakijijwe, abavandimwe banjye bakijijwe, nanjye ndi umwana muto cyane nkura nkijijwe. Ntangira muri korali y'urubyiruko, gutyo ndazamuka ndakizwa, ndimo neza rwose mfite agakiza k'Imana.
ndabatizwa ndakomeza muri kora y'urubyiruko ndakomeza umurimo w'Imana ariko bigeze hagati narigaga hanyuma intambara irangiye amashuri asa nk'acikiyemo hagati mu mujyi wa Butare niho nagiye gushakira akazi nyine ndasuka muri uko gusuka ntabwo nakomeje kuba umuririmbyi barampagaritse nabivuze hanyuma nahise mpurirayo n'umugabo umusore sinavuga ko ari umugabo cyo nabonaga ari umusore kandi nako nawe yambwiye arankunda turakundana kuko ni nawe naguriragaho menshi yego hanyuma uko nzimuguriraho ngenda ngaruka ariko nkabona arandeba bidasanzwe nanjye ndamubwira nti ese bitikomba mbona undeba buryo n'ibiki ati naragukunze ati ko wabibonye ni byiza cyane anekera imitwe ngo ni umusore turashakana tubyarana abana batatu babiri wa gatatu banamubyariye mu rugo yego nyuma nza kumenya ko ari umugabo wa gatatu mubyariye mu rugo ariko n'ubundi ari uwe okay yose na nta kindi kintu nagombaga gufata aho ngaho bari bambwiye ko atari wanjye inzu si yanjye ibiri aho si ibyanjye fata baganje n'imyenda nkuko naje ndagenda numvaga nta n'ikintu ngomba gufata kuko pe nari nabwiye amagambo menshi cyane ndagenda ngera mu rugo n'abana banjye babiri yanda nayo ikagenda ikura imwe wajyanye imwe najyanye mu rugo genda ikura ariko ndabyakira ndavuga nti nta kibazo uko bizamera kose nawe nzamubyara nawe kandi nzamurera ngera mu rugo ubuzima bukomeye cyane mama ubwe yari umupfakazi noneho utanishoboreye rwose unakuze ndagenda ngeze mu rugo ndatangira nshishura kuko kujya no gusuka noneho sinari nkibishoboye kubera abo bana byari bitanyoroheye nagendaga rimwe na rimwe kuko yari yaranankuye muri ako kazi ko gusuka yaranshyize mu bucuruzi urumva babandi nasukaga bageragaho bakigira ahandi sigara ntawe nsigaranye nyine n'umukiriya n'umwe njya mu baturage nshishuro mpingira ibishyimbo mpingira ikiro cy'ibishyimbo mpingira ibijumba byo gutekera abana ubwo rimwe na rimwe bakama nk'amafaranga umuhinzi yabaga ari nka 500 ayo 500 ni kera nkaguramo ikiro cy'abana cy'isukari nkabagura agafu k'igikoma ngenda mbarera gutyo mu buzima bugoye ariko mvanga no guhinga nakunda guhinga soya nkahinga ibintu nkahinga imboga kugira ngo abana batazarwara bwaki bararwaragurikaga jewe bikantesha umutwe umwe yarwaye namujyanye kwa muganga undi nawe agahita arwara ninda nayo niko rugeretse igihe cyarageze ariko wa mwana nawe ndambyara umukobwa ubwo abana ndabarera bigoye cyane no kubahingiriza ubuzima buragenda burangora none nagasura nari mfite nako ubukene n'isabuni irabura noneho byabaga bigora bizi ko mu cyaro iyo ugize impanuka n'ibyo kurya amavuta isabune ariko ntago byoroshye ndemera mba muri ubwo buzima bungoye gutyo ariko kugira ngo ndera abana banje be kurwara bwake ntago byari byoroshye yego ariko nubwo barwaragurikaga ariko igihe cyarageze umwagira imyaka 5 ntiyabakirwaragurika buryo umwana agize imyaka 5 ntago biba bikiri nka mbere ubwo barakurangiza amahirwe bagize nk'imyaka 6 umwe agize imyaka 6 nibwo namujyanye gardienne undi kurikiyeho nawe yaragize 5 bose mbajyanira rimwe akandi kakiri gato gafite nk'imyaka 2 ubwo bariga mbashakira utu uniform nyine mbajyana mu ishuri baratangira bariga ndavuga ntubwo abana banjye bageze mu ishuri nta kibazo wa mugabo ntaramenya ngo abana bameze bate ese ubundi yarabyaye mbese ubwo yafite uburyo yabyumvagamo ariko ntacyo byari bimbwege nari narabiretse ninavuze ngo nataza gusura abana be cyangwa kubafasha ntago nzamwiruka inyuma ubwo tubaho na mama abamfasha nagiye mu kiraka kubahingiririza yabasigaranye basi nuko igihe kiragira mbwira mama ndavuga nti rero ndumva nane wahasigaye nahingishije nahingiririje nagize gute ubukene ni hatari ndavuga nti ibi bintu sinabivamo mama ndananiwe pe noneho ndakwinginze nsigaranira aba bana njye mu gusuka ndiyizeye pe nubwo yenda nabihagaritse ariko nsuva ko nabyibagiwe ndagira ngo njye Kigali yego ubwira mukecuru imbwira mama byaramutungura avuga ugiye Kigali ugiye kunsigana n'aba bana baho Nindayikana zingana gutya nambwira nti wihangane nta yandi mahitamo nubundi ninkomeza kuguma hano
nta terambere nta kintu n'ubundi nzageraho ndahinga nkoresha uburyo bwose ariko nta kintu ndi kugeraho yego ibiryo biraboneka ibijumba imyumbati ibishyimbo biraboneka ariko nta mafaranga kubona isabune ni ikibazo bisaba kugurisha tundi tudashobotse kugira ngo kandi numvuga ntagurisha ibintu nahinze kuko nzi ko abana bazabikenera mama aravuga ati rero nimba ari cyo cyemezo ufashe nta kundi byagenda nta kibazo mama aransengera ndavuga ntisengera ngende pe mama aransengera mfata utwangushye dushobotse nibwo nteze imodoka ndaza uje hese naho narinje waruje Kigali gusa narinje Kigali gusa ariko numva ko uko bizagenda kose pe cyanze bikunze nzakora iyo bishoboka ubuzima nkabutangiza kandi bugacamo naraje ngeze Nyabugogo noneho nibaza ahantu ndi bujye haranyobera nari mfite musaza wanjye wabaga ahantu Kimisagara yari yubatse afite umugore nawe n'abana ariko numva ko kujya kwa muramukazi wanjye nabwo ni ikindi kibazo ndabyirengagiza ndahaca ntega imodoka irazingeza ahantu kuri Cafe du Siècle hariya hepfo Munyakabanda niho naviriyemo navuze ngo mvuyemo ngiye kwa kana kamvamo n'agakapu kanjye meze hanyuma nibwo nabonye umumama uvuye guhaha afite envelope mu ntoki ndamusuhuza ndamubwira nti mama none rero ko mbona ufite umusatsi waretse nkagusuka pe nubwo utanyishyura ariko reka ngusuke uragura menshi gusa ubundi giye ngusuke hanyuma uzandangire n'abandi bakiriye arumirwa ati none se ubahehe ubundi ni nyine ndahakubwira aho mba ariko nyemerera ubu tuvugana rwose tujyane mu rugo iwawe ngusuke ntago yanzi yaravuze ati ntago nakwanga ibisuko by'ubunuti tugende ngure menshi hano hepfo aragenda arazigura anjyana iwe ndamusuka turatangira turicara ndamusuka ibyo yarafite ahereza umukozi nyine arabikora ubundi ndamusuka dusuka tuganira ariko arambwira ati ubundi ko mbona utishimye utameze neza biti ni nyine ntago meze neza ariko gusa nta kibazo kinini nti nuko gusa nifite ikibazo cy'ikiraka ni none nkaba nkibonye ngo nose ni wambwiye ko unsukira ubuntu nta kibazo ndagusukira ubuntu ariko nzi ko nyuma yawe uzankura network y'abakiriya kandi nacyo kintu nshaka nuko ndamusuka agapenso keza cyane aragakunda turyamye twagashimye arabikunda cyane arambwira ngo none se ukorera hehe nibwo natangiye noneho mubwira imva n'imvano naho mvuye ndamubwira rero burya twahoye mvuye mu ntara nta hantu na hamwe nigeze niwe muntu wa mbere tubashije kuvugana arumirwa ati ntago bishoboka niko bimeze rero ndagira ngo umfashe nibura wancumbikira wanshakira ahandi hantu wancumbikishiriza wabukoze pe nibura nzahaba iminsi mike nanjye ntangire nirwaneho uburyo nashaka ubuzima aravuga ati ndi bugufashe rwose uburyo uzi gusuka neza uranshimishije n'uburyo unsukiye ubuntu Imana rwose izakujya imbere izagufasha atariko mfite papa na mama n'abasaza umwe n'umusaza undi n'umukecuru ikintu ngiye kugukorera ndakujyanayo uhabi noneho mu gitondo ujye ubyuka ubogereza utwombo hanyuma uwoze hanagure mu nzu nko mu masanga saa 2 saa 3 bizajya biterwa n'igihe wabyukiye n'igihe uzaba wabikoreye ubundi wigendere wicireho numva ngize Imana numva ndashimye Imana pe ndavuga none se basi bari bunyemere shati kuntu uragakobwa keza barakwemera pe we ntiyarazi ko ndi n'umumama yabonaga ko ndagakobwa ati kuntu n'agakobwa keza rwose barakwemera nta kibazo taho gusa na mama ti mama wanjye nawe n'inzobe nkawe nuko aranjyana abakecuru bambonye baransuhuza baramba karibu aratangira babwira ati rero mama uyu mukobwa niwe mbazaniye kandi nzi ko mukeneye umuntu wo kubafasha azajya byuka abafasha ko abakuburira imbuga abogereza utwombo hanyuma batekera icyayi ubundi igiciro wigire muri gahunda ziyongere kuza agira ibyo akora ku mugoroba baremera avuga ati nta kibazo rwose ati ko tuza ari umwana mwiza ati ntaribi rwose tuzabana neza numva ndishimye kuba mbonye ahantu nduhukiye batuye ari n'abakecuru nta bana benshi bari bafite nk'abuzukuru bangahe nka 2 nabo butwana turi aho ntacyo byari bimbwiye rero narahabaye uriya muntu nasutse uriya mukobwa wabo yanzaniye abandi bakiriya benshi cyane Imana yangiye imbere pe Imana yumvise amasengesho ya mama mbona abakiriya ndatangira ndasuka mbasanga mu ngo zabo ndabasuka mu cyumweru kimwe nari ngize 50,000 ibaze kandi icyo gihe ni kera muri 2010 gutyo na 11 ayo mafaranga yangiriye akamaro kenshi cyane noneho mama namuhesezana ndamubwira nti giye buri weekend ngusezeranyije ko nzajya nza kukureba buri wa gatandatu nzajya nza kukureba yego
byarangoye ariko kuhaba nzi ko nsize abana narabakumbuye cyane ariko ndavuga nta kundi byagendana ubuzima w'abana ngomba kuba mbikuyeho akanya gato nkabashakira ubuzima bw'ejo hazaza numvaga ariko aricyo gitekerezo cyanjye kuwa gatandatu nkagenda mbashyiriye noneho ibintu byose bishoboka nkagenda nabyiteguye nahahiraga hano ku mashyirahamwe Nyabugogo nkurira imodoka byose mbijyanye nkagura isabune nkagura amamesa kera baryaga amamesa mu cyaro ni nayo yatubuka nkabagura nk'ibiro 3 by'amamesa nkabagura nk'ibiro 3 by'indagara nkabagurira nk'ibiro 3 by'ubunyobwa ifu y'ubunyobwa nkagenda mfite buri kimwe cyose n'amavuta yo kwisiga y'abana nkabanza guca Nyamirambo hariya nabwo hari caguwa zihendutse cyane nkagurira abana imyenda nkagura n'igitenge cya mama nkagenda mama akishima akavuga ati ntureba se ati Imana ishimwe ko nukuri n'ibingibi ubashije kubikora ni kandi nzakora nibirenze mu kwizera burya nagiraga kwizera cyane nkumva ko ibintu byose bishoboka ndavuga ko biri kose aba bana nzabipevya nzaborera Imana izamfasha kandi bazakura uriya mugabo nagiye kumusebera iruhande nabaye rero hano i Kigali uwo mukecuru abo bakecuru babaga hano hakurya ya ruhurura munsi ya y'ibiryogo niho nabaye rero nahabaye nk'amezi 2 amezi 2 numva sinaguma kuhaba kuko Imana akomeje kumpa umugisha cyane udufaranga tugenda ntubona kandi nta kintu bambwiragaho ngo nimbafashe cyetse giye nabishakaga nibwo nabaguriraga yenda nkabahahira ibyo nshoboye ibindi nanjye nkamenya uburyo mbigenzamo rero ndavuga nti ahantu ntago nzaguma kuhaba ndi umuntu mukuru nimba ncumbikiwe Imana impaye favor yo kugira ngo abantu bancumbikire menye uburyo ntwaramo ubuzima mbutangiramo nguye gushaka ahantu mbageto yanjye nibwo nasubiye kuri Cafe de Saint nanone kuko twe twambutse umuhanda twagiye gutyo umvano twabaga ndongera ndagaruka ahari umukomisiyoneri wandangiye chambrette aho ngaho ruguru y'umuhanda ni na hafi aho rwose hafi hariya nyishyura 12,000 yo chambrette hari ahantu heza chambrette gapavumye kameze neza kagasirimu mba nkagiyemo ngiye Nyabugogo nguze akamatera ka simple karaho n'agatanda gato ka simple nguze tubase nguze agasahani n'igikombe n'udusafuriya 2 mbona ni ibyo byo gutangiza ubuzima mbona ni ibyo noneho nkajya mpamagara mu rugo kugira ngo numva ko abana bameze mama ndamubwira nti meze neza rwose meze neza ubu noneho nanjye mwansura kuko hariya nabahishe ko mfite abana ndi umugore mfite abana benshi kuko yenda bane kuvuga ati kuki wasize abana nkumva abana ntonganya ariko ndabwa nta basaza reka mbihorere gusa nyuma niho naje kubibabwira ko mfite abana impamvu ni muse yari kugira ngo bajye baza banansure bishobotse ubwo rero inzu nayibayemo gugenda nsuka mu makaritsiye cyangwa mu ngo z'abantu byararangiye nshaka noneho salo yo gukoreramo nkorera hano kuri Cafe de Nyakabanda hari salo hanyuma nyijyamo nkorana n'umukongomani umwe hanyuma witwa Trésor turakorana yarafite muri umunawe wabaga Kongo sinzi aho yabaga gusa namubonye gutyo ngo aje kumusura ubwo rero ngiye kukubwira uburyo naje kuva hano i Kigali njya Tanzania ubwo uwo muhungu araza asura mukuru we ubwo ngubwo yahamaze nk'icyumweru ariko uwo muhungu akaba yakoraga ibintu akazi kadasobanutse urumva yari umushyitsi ariko ukabona afite amafaranga menshi sinzi ahantu yayakuye ntakora muri iyo saraje ari umushyitsi birancanga ariko nawe arambwira tubundi ko mbona uzi gusuka neza aha hantu uri nkambona nta amafaranga ubona waretse nkazakujyana ahantu ushobora kubona ubuzima ese aho hantu ni hehe ati na hantu wabona amafaranga menshi kandi pe akazi kawe ni keza uranagakunda ugakora neza n'ubundi aho nakujyana wabona n'amafaranga menshi ndamubwira ntese ni he ati nkujyanye Tanzania wakora amafaranga menshi cyane ati ndetse hari igihe twanahava nkakujyana Mozambique ati noneho wahitukira mbitekerezaho ndavuga se ningenda kure sinzongera gusura abana banjye bwa gatandatu nkuko nabasuraga ninjya kure kandi nanone ntagenda hana amafaranga yego ndayabona Imana impumugisha ariko ndashaka ko nibura nabona yenda amafaranga menshi nkagira ikindi kintu nakora ni kubwenge bwanjye bwambwiraga hanyuma ndamubwira nti ngiye kubitekerezaho ndetse bundi muzagenda ryari ati tuzagenda ava kandi nzajyana na girlfriend azajyana na mukuru we
nawe nanjye nzabitekerezaho nzakubwira. Ndabanza nganira na mukuru ndamubaze se kuko aho hantu muzajya hari akazi, haboneka akazi neza bagahemba neza. Ati nanjye mfite umugore n'abana. Ati ni naho bari ntabwo nta kibazo twagira. Ati nawe ushatse waza tukajyana. Ati kandi azadutegera muri umuna wanjye. Numvise ko bazadutegera numva ni byiza. Ariko rero mbere yaho nari nsimbutseho gato nyibaho ngo kuri Cafe de Sincre nyine nkitangira kwimukira natangiye gusengera mu rusengero rwitwa ku itorero irembo ryayoborwagamo n'umuzungu. Uwo muzungu yarankunze cyane arambwira ati rero ngomba kugutera inkunga. Fata abana hano muri iri torero ujye ubigisha gusuka. Abana 3. Noneho akajya urumva ni nk'ubufasha natangaga nawe kandi akamfasha akajyamo 30,000 ku kwezi. Biza bisanga n'utundi turakamba nakoze. Mbona ko bitangiye kumera neza nkajya nshyira abana banjye ibintu bitubutse imyenda biki byose nanabavuza mbagura mituweli mbagura udukweto kuko buri kamwe kose nige nagakoraga. Nuko makora umurimo w'Imana mahura n'abandi bantu benshi tugenda n'ubwigunge nari ndimo bugenda bumva musabana n'abantu bose mpasanze. Muri make numva meze neza nongera kuba naba muri societe kuko narigunze numva narihaze nariyanze naranze abagabo mbese ibintu byose numva nta kintu kinshishikaje. Ariko uriya muzungu yagerageje kumforoma icyo gihe banyitaga Roza sinzi riturutse kuri Dafroza. Umuzungu atangira nyita Roza ariko na hari abari abasaza nabo nibiko banyise. Njya hariya rero kuri uriya musaza nawe arakomeza nyita Roza kuri uriya muzungu. Nakomeza nyita Roza nanjye numva ntacyo rimbwiye ndigumana gutyo. Ubwo umuzungu yarankundaga cyane kuko nitabiraga cyane ibintu by'itorero nkanari kunda tukajya no kubwiriza mu muhanda tuvuga ubutumwa kuko urumva nakundaga Imana cyane nakundaga gusenga kuko buri kimwe cyose niragizaga Imana. Hanyuma uwo muhungu rero w'umukongomani nibwo nabitekereje numvise na mukuru uko abivuze ndavuga ni nta kibazo tuzajyana. Nkaba nari mfite resepase narayishatse mu gihe nasengeraga kuri uriya muzungu tujya kuvuga ubutumwa rege twajya muri conference i Kampala ni kera ariko ntago mpibuka ku gace twagiyemo. Iyo resepase niyo twakoresheje ni nayo nakoresheje rero tugenda. Jemba nzi ko tugiye Tanzania kandi tuzakomereza ngo tukajya Mozambique. Ariko inzira twaciyemo twanyuze mu hariya ku Gisenyi duca Goma n'imodoka. Njyewe naciye ku mupaka nta kibazo mfite resepase yanjye ariko abo batipe bo nta kintu bari bafite nta cyangombwa na kimwe. Ubundi nkibaza ukuntu tuzajyana n'abantu batagira ibyangombwa imipaka yose tuzacu nkibaza ukuntu bazabicaho bikanje ariko genda we ntacyo bimbwiye mfite ibyangombwa byanjye mfite umwaka wose mfite ko aho nagera hose nta kibazo nakwambuka. Twaragiye tugeze Goma tuhasanga mushikiwe twaharaye iminsi 3. None hari ibintu yakoraga yagendanaga kabag katamuva mu ijosi uwo muhungu. Nkibaza ikintu kiri muri ako kabage kikanyobera gato cyane kagasakame. Noneho rero mukuru ndamubaza ariko ko mbona muri umuna wawe agendana akantu katajya kamuva mu buri akabamo kikagenda kumbe yagendanagamo buje. Yarafite buje imwe y'umweru indi y'umukara n'indi tukura. Nizi imbese z'amabara atandukanye. Izo rero yazikoraga agira ate atuburira abantu kumbe yari umutubuzi ntabizi. Iyo nza kubimenya nawe ntabwo mba narabakurikiye. Akagenda atuburira abantu hageze nk'ubakaza akakubwira ati mpibihumbi 100. Genda gutunda nzukuntu mpita mbikora bikavamo miliyoni. Noneho bya bihumbi 100 uko bimuhaye arabijyana agufatira ama envelope n'amakayi akataguremo turadukarine. Turadukarine afate ama envelope zira envelope amahashakera. Aradupangamo narangiza akuzanire avuge ngo iya envelope irimo amafaranga n'amadolari menshi. Ikintu ukora genda kuri toilette ugure na parufe. Hanyuma iyo parufe ipurize muri toilette akakubwira ibintu uri buvuge by'amafuti nyine biraho byagitubuza. Ati urahita ubona amafaranga uyo bahashu yijyane uyipfundura ugeze mu cyumba cyawe n'umugore wawe muri babiri. Ati murasanga ari amadolari menshi cyane. Ibihumbi 100 akabara bigutwaye wawe fungura ugasanga ni za karine z'amakayi.
ubwo yitaga ngo mupfumu nyine umuntu ukora ibintu utanga amafaranga mu buryo butangaje ariko bwari ubutubuzi bwari kubeshya ayo mafaranga yabonaga rero niyo yakoraga itike ituvana ahantu tujyana ahandi twavuye aho ngaho igoma ubwo urumva itike yari ibonetse rero turagenda tujya ahantu hitwa Niba ubembe iyo ngiyo haba ababembe benshi cyane abakongomani b'ababembe hitwa ni kure cyane kuko twaragenda ruha ariko nkumva mfite ubwoba aba bantu nkurikiye ahantu tugiye ko nduza ari muri Kongo twayimajije amaguru kandi bakuvanye Kigali tugiye Tanzania bambwira ko tugiye Tanzania ubundi niyo nzira ijya Tanzania konzi ko Tanzania guca Rusumo nkaba mbona bitandukanye ariko ndatuza ndavuga ni nta kibazo ariko nkaba mfite ubwoba ariko nanjye nayo narihaze ntabwo banari nkigira naravuga nti ibintu byose byanze bikunze ngomba kubicamo kandi ngakomeza nimba niyemeje kujya gushaka amafaranga ngomba kuyashaka nta kinsubiza inyuma turagenda tugeze iwabo inyina tuhasanga umukecuru mama we tuhasanga na papa we n'abavandimwe bararitse abantu benshi cyane none nta n'igiswahili narinzi uretse ko batanakunda no kukivuga afite ururimi rwe bavuga rw'ikibembe baranyakira baranzenguruka barabyina koko barabyina banyakira je nkabona bari kunyakira yenda nkaho ndi umukazana wabo cyangwa niki ariko ndabihora kuko numvaga n'ubundi bitanamfasha nari icyo fari uko ndi buva aho hantu nkagira ahantu ngomba gukorera amafaranga ho twarahatinze twahamaze nk'ukwezi uranyumvira iwabo nararwaye rero ndarwara ubwo nukurya ifi n'ubugari none bakambwira ngo mbarije mbikora umva baramukaza baramukazi bava akazi kose bakavaho nige nagombaga guteka nige nagombaga kuvoma nige nagombaga gukubura nkoza ibintu byose mbona none n'uburetwa bukomeye ndavuga mana yanjye ubugari bwo gucumba ni muvero nari namenyere gucumba irobo yanjye ariko noneho nkabona gucumba ibiro 5 mu gisafura kinini cyane kuko buri kanya hazaga abantu kandi ukagomba kubacumbira ubugari bagenda bariye nje negera mukuru wa muhungu ndamubaza ariko ubundi hano mumfata bamfashe nk'iki bamfashe nk'umukazana bamfashe nk'umukozi bamfashe nk'umuntu uzajya mbese ndababaza uko twaje murakuzi muzi ko uyu muhungu wanyu ntamukunda ntabwo dukundana nta rukundo turimo none mwarabanaga iwabo twarabanaga iwabo mwabanaga nk'umugore n'umugabo ntabwo byigeze bibaho ahubwo nabanaga na bashiki be yego naranaga na bashiki be ariko nkabona mbese ntago bankunze ariko umuhungu nagashaka kugira ngo turarane mbese tube inshuti ndamubwira ibyo ntago birimo icyatugendanye murakizi icyo mbese icyanzanye hano murakizi kandi muri kuntinza muri kuntesha n'igihe jewe ntago ndi gukorera amafaranga kandi mfite umuryango nasize ubwo udufaranga nari mfite n'ibyo nari mfite byose nabaye nk'ubigurisha ibishobotse mbisigira kwa basaza ndabasezera ndavuga nti sinkiri Kigali nibindi utundi dufaranga dusigira umukecuru kugira ngo tuzasigere tumufasha mu gihe ntazaba nafatisha ubwo mama musezera ariko sinamubwira ko ngiye hanze ubwo arategereza buri weekend nazaga ariko ndamubwira ntago nzaza ntimuzantegereze weekend 2-3 zirashira atarambona akajya agira ikibazo ariko nkamuhamagara nkamubwira ntituza aho umuranda cyahari nuko ntarabipanga neza ngo nzi aho nga muri Kongo igihe cyarageze noneho ndarwara ngira ngo bandoze neza ndibuka ijoro rimwe ndwara ibintu bimeze nk'igisera nkumva ikintu kimeze nk'igise nkaho nshaka kubyara kandi ntanda mfite neza birangora ndabyuka mu gicuku kuryama byananiye mvuza induru ndagenda njya kwa muganga bampa imiti ndanywa biroroha ariko ndarwara ngehera kure byahatari ku buryo se w'uwo muhungu yaravuze ati uyu mukobwa mumvanire hano hatazagira umuntu ugwa hano nkabazwa umuntu w'abandi ubwo niko ajya gutubura ayahura n'umwaka umunsi umwe bajya kumufunga wa musore ukuntu meze rero nanjye sukuma meze nabi na mukuru we ntago mukuru we yagombaga kumukurikirana kuko bose baragendanaga nawe yarihishaga ndavuga ntimunyereka ahantu bagiye kumufungira kuko nabonaga ari we uzatuma tuva aho ngaho ndavuga ntuyu muhungu nintuza ngaceceka nkicara ndabona nzanapfirana hano noneho na gahunda yanjyanye ntayikoze nibwo banyeretse ahantu yafungiwe ndagenda mpasanga umusirikare w'umunyarwanda ushinzwe mbese kuba yagira n'icyo akora akaba yafungurwa
ndamwinginga ndamubwira nti wakabyara we mbabarira uyu muntu mufungure uyu muntu niwe wanzanye hano nukomeza ukamufunga nubwo yakoze ibyaha bingana gutya nanjye ndi bupfire hano rero basi ntabara umfashe umufungure ati nimufungura se amafaranga y'abandi ya Rwanda yamaze n'undi nimufungura naragira hanze barongeye bamufate ntimbabara ubinkorere jewe ubwo aravuga ati impamvu mbikoze no kuri umwana w'umunyarwanda waje sinshaka kwandagarira hano sinshaka kuhava tariko uhita umubwira ave hano ninongera kugaruka nkamusanga ndongera mujyane ndabwira nturakoze cyane Imana igumugisha ubwo umuhungu ndamubwira ntumva rero je ibi bintu muri gukora ntago nemeranwa namwe none niyongera kugufata nanjye ndakure kubore ugumemo ntariko fata inzira umvana hangaha nutanjyana noneho nanjye ndongera nsubira nge kukurega kuri uriya mu komanda kubw'amahirwe sinzi aho yagiye nimba aragiye kutubura yandi mafaranga azazanye amadolari 300 ibaze uwo munsi twaraye tuzinze ibintu byose nasera mubwira ati mvanira ahantu uyu mukobwa muvana yari yarankunze uwo musaza avuga ati uri umuntu mwiza wavamo n'umugore mwiza nuko wanze umuhungu wanjye tese ubundi mubanyeho gute ndamwihorera ariko yumvaga ikinyarwanda gike twaraganiraga ubwo twaraye dufunga ibintu mu rukerera rwose twari turi mu nzira turi kugenda dutega amamoto atugeza ku mamodoka hanyuma turambuka tujya i Burundi i Burundi ra narayazengurutse ibyo byose ariko nagendaga mpigira nagendaga mahura n'ibintu byinshi bikomeye cyane ariko nkabyihanganira ndavuga ni ngomba kwihanganira ibi byose nkabicamo byanze bikunze kuko nari mfite intego ngomba kugera hari ahantu bambwiye ko ngomba gukora nkabona ubuzima kuko ubuzima bwose bwari bwarangoye bwari bwarananiye turagenda tugeze i Burundi ducumbikirwa no mukongomane nawe mugenzi we ndibuka batuburira umumama n'umupapa nabo batubura 300 by'amarundi ako kanya bahita babwira ati tugomba kugenda ku buryo batadufatira hano ubwo urumva umuntu waducumbikiye nawe bamushyize muri icyo kibazo niba tubura barafatawe nawe se afata gahunda nayo kwiyumuka ubwo turagenda turakomeza urugendo turagenda tugera ku mupaka w'u Burundi ahantu ku mupaka w'u Burundi na Tanzania ahantu hitwa Kahama Kahama ariko ndumva umuntu ahagera yari yageze hari umupaka twatambutseho ntago njye nkunda kuwibuka kuko twaca ahantu henshi cyane hatandukanye gusa ikingenzi ndumva twarageze ahantu hitwa Kahama tukaharara muri hoteli tukaharara basi mbona Tanzania tuyigezemo turakomeza buracya tugera Arusha rero naho turahatambuka turakomeza tujya ahantu hitwa Rombo muku ahantu za Rombo iyo ngwe hafi na Tarakeye hafi y'umupaka wa Kenya na Tanzania urumva Tanzania twarayirenze nayo twenda kuyitambuka aho Rombo rero niho twagiye tugera ahantu wa mugore w'uwo mugabo we yabaga urumva uwo mumama yarahamenyere cyane kuko ni nahavuka ubwo ariko bashaka inzu tuyijyamo umugore navuye yabaga n'abana be 2 tujya mu nzu imwe twese umugore n'abana 2 nanjye n'uwo muhungu ndavuga ni none se je nkarwana nibareze ariko se akazi tuzatangira akazi ryari none bakambira ubaye utararuhuka urabaza iby'akazi we tuza tubanze dushaka uburyo twagashakamo ubwo ndatuza ko dushaka inzu tuyigiyemo ibyumba barabikata hari icyumba cye uwo mugabo n'uwo mugore nanjye icyumba kimwe n'uwo muhungu bashira hamwe rero mpita nataka mukuru wenda mubwira nti wibuka uburyo twaje ntago ndi umugore w'uyu muhungu twaje mu by'akazi baguze mu cyumba kimwe n'uwo muhungu ndamubwira nti twaje muri gahunda z'akazi nta gitekerezo cy'umugabo mfite nta nubwo nta gahunda afite y'umugabo nta nuwo nshaka nta n'urukundo mfite rero uyu munsi ndira ntago nshaka umugabo ahubwo genda ashaka akazi tujye muri business yatuzanye ubwo tuba ntawe ari kumfata ku ngufu ubwo tubanyeho muri iyo nzu tuyibanyeho ariko bakankoresha
njye nige nari nzi gusuka cyane kandi vuba vuba. Uriya muhungu nawe mukuru we yari umukwaferi ariko atazi gusuka, kandi urumva uriya mukwaferi ntago byari byoroshye ko ahita abona akazi ako kanya. Bajya kunshakira rero abakiriya kuko nta giswahili ne natangira kumenya. Bashaka abakiriya bakabanzanira ngasuka, noneho bakakira amafaranga. Icyo gihe nasukiraga 10,000, note 10,000 umuntu umwe y'amashiringi. Uko nsuka bakakira amafaranga, nkaho jye nayakira nkumva birambabaje, nkumva nige nkeneye amafaranga kuko mfite n'umuryango nkeneye kuboherereza. None kuki ndi gukora bano bakayakira tugahaha tukagera gute nkabahahira kandi mu rugo ibintu biri kumera nabi. Numva simbikunze cyane ndetse bikanambabaza, ariko kuko ntaramenyera ntarigururime ndihangana ho gato. Ubwo mbwira uwo muhungu ndamubwira rero urabona ko ndi gusuka neza, ndi no kugerageza kumva igiswahili no kugerageza kukivuga. Jewe ngiye muri saro ibi birakamunzanira abantu mbasukira hano, reka tujye muri saro dukora akazi. Nirombo ni nko mu cyaro, nta masaro n'udusaro duciriritse twa nta kigenda. Ariko hari umumama wadukunze, umumama aravuga ati ariko Rozi kuzi gusuka neza, uhaguha ibikoresho ukagukodeshereza n'inzu, ntago wakora ukajya ukora gake gake tu mukanyishyura. Afata miliyoni ye ajya Moshi, urumva kuva Rombo kajya Moshi, atugurira kasike, angurira ibikoresho byose bya saro. Urumva uwo muhungu n'igihe yagenderaga we yari umutubuzi, ariko tugezeho naramubujije namuhaye gasopo ndavuga niwongera kare akazi kawe ko gutubura ndahita mbata, noneho ndajya ahandi hantu ntabwo nongera kubana namwe. Ubwo koko arabyemera, ndamubwira ntigezana kwigisha gusuka, ntugire ikibazo, ntuzagire n'icyo unyishyura, ngiye kukwigisha gusuka kumvane mu butubuzi. Umuhungu koko arabyemera, avuga ati rwose ndabiretse sinzongera kuko nabonye utabikunda kandi waramfasha uranamfunguza, reka mbireke koko. Aca bugufi mwigisha gusuka, yiga gusuka arabimenya. Wa muhungu nawe akora ubukwaferi ariko we atwikuraho. Nge urumva nakomeje akazi ko gusuka na wa muhungu nanamwigisha, akanamfasha. None yaje kumenya aranamfasha, turakora amafaranga. Uzi ko nasukiraga 100,000 ku munsi, abantu 10 uzi ko nabasukaga. Harabazaga nkabasuka bya bipenso binini by'ibigorobe bira ni vuba cyane, n'abantu nka 3 nabaga nabasuka, nkasuka n'abandi 2 bizisanzwe kuko urumva guhera mu gitondo twafuga nga saa 5 nabaga maze go abantu barankundagira igikundiro cy'abakiriya, barankunda nyine Rozi Mukongo ubwo nyine Mukongo riramfata nanjye. Nuko wa muhungu naza kumenya gusuka ariko amereye nabi, ngo arashaka ko mba umugore we. Ntago nkabwe ibyo byibagirwe, turi muri business. Nimba umva ko yenda udashaka dukomezanya akazi, namaze kubona adresse, nta kibazo wabyihorera. Ararakara ngo utangiye kunyihenuraho, ngo nige nakuzanye hano, ngo none utangiye kunyica ntiho, yani wowe bizanye nawe rekana ibyo ngibyo kumbwira ngo ngire umugore. Nta mugabo nshaka, iyo nshaka umugabo na hari wacu nari kumushaka. Urumva 100,000 ku munsi yari amafaranga menshi cyane. Uriya mu mama twahise tumwishyura vuba cyane, mu mezi nk'5 miliyoni ye twari tuyishyuye, kuko naragendaga Moshi nkagura menshi z'100,000 zari menshi cyane, zari nk'akadepo. Nkasuka abantu nk'abapuranta, nkaboza mu mutwe, nkagura utudobo twa produit nkabasu. Umva nakoze akazi hari ya Rombo kugeza n'ubu ngubu hari baracyanyubuka. Ariko ni usaho gato cyane. Igihe cyaje kugira ntandukana n'aba bahungu, kuko bo baje kumpenda ubwenge. Uwo mukongomani yarambwira ati ariko ubundi ko twavuye hano Rombo kubona ari mu cyaro tukagurisha bino niko byamaze kujya mu maboko yacu, tukabigurisha tukigira Dar es Salaam. Tabwe se Dar es Salaam hameze gute? Ngo ni heza cyane uzahakunda. Se hano ko twe tumaze gufatisha tubona n'abakiriya n'amafaranga agenda nsigaye njya no kuri banki ya Western Union nkohereza mama amafaranga agera mu 150 y'amanyarwanda. Urumva ko rwose byari bitangiye kumira neza ibyo nifuzaga, numvaga ko biri kugenda bicamo gake gake. Umuhungu nawe mbere kigerageza arabivanga arabidovya, ibintu turabigurisha, tujya Dar es Salaam ahantu hitwa Kibamba Hospital.
niho twabaye ariko mbona simpakunze numva ndashaka kongera kwigarukira mu nzira za Arusha gutyo niho rero natandukaniye nabo neza ndatega rwose ndamucika ndigendera ndavuga ntubundi ko aho narahageze igiswahili ndakizi naje nje mu kazi kujya iyo ngiyo South Africa nimba ari hehe za Mozambique biranze ndabona nta na gahunda babifitemo nawe yarakwamye yize gusuka twari kujya yitwaje ko yatubura amafaranga yiyeba amafaranga y'abandi none namwigisha gusuka arabizi ubu nawe yakwirwanaho reka mucike nigendere nibwo nongeye ntega imodoka ndagaruka Arusha yego ntago nasubiye handi mu kuko ho hari mu giturage ndaza imodoka byangejeje muri gare ya Arusha noneho rero nshaka ahantu hari amasaro ndatembera nshaka ahantu hari amasaro kuko ariho nashakaga ngera ahantu ku isoko rya Kirombero mpasanga saro irikoreramo umumama w'umunyarwanda noneho rero gusa nagendaga mpfa gutomboza ninjiramo ndamubaze mama by'ukuri ndashaka akazi kandi ndabona mufite saro kandi nanjye nzi gusuka nzi gukora ibintu byose nikirenzeho ndumva uri n'umuvandimwe wanjye mfashe akazi kuko nta handi hantu mfite ho gukora ate subaheye ntege mvuye Dar es Salaam niho nakoreraga ariko nuretse ko ntari mazeho n'igihe nta mbese ubu nibwonje nta hantu mfite ho kuba arumirwa ngo ngo buse koko kuba ngo buse yutambona wari kubigenza gute nyine Imana yaciye inzira nyine turahura anzengurukana muri saro ye anjyana muri saro hejuru ahantu hari sauna aranyereka ngo ibi byose nibyo dukora basi arambwira rero njya kugutangiza umushahara w'ibihumbi 200 nimba uzi gusuka koko ankoresha ikizame nyine amereza abakiriya umukiriya umwe ndamusuka nawe ndanamusuka hanyuma duhita dukorana amasezerano twakoranye amasezerano y'amezi 6 urumva amezi 6 ubwo yayampaye yose mitangiye gushaka arambwira ati koko rero utahamenyereye kandi amafaranga ngo haye ni menshi batayakurya reka ngo umuntu hano no mukwafere yarafite mu Kongomani turajyana mu isoko kugura ibikoresho mitanshaka y'inzu nanone aragenda nkoreshereza igitanda ngurira matera hanyuma biha umukara n'imodoka nyine ibijyana hano nakodesheje muri make mbona ubuzima ngiye kubamo mbona ni bwiza numva ndishimye ndavuga nti pe Imana iranshubije Imana yarebye amarira yanjye none iranshubije nafashe amafaranga make nyine ayo nari nsagwe kuri ibyo byose kuko nari nguze n'utuntu nkora gastoke k'ibyo guteka kandi urana umuntu umwe ntago ari ibintu byinshi asigaye yose mitanyoherereza mama mama yari yaramenyereye banki yose nagiye kubikuza udufaranga umukobwa wanjye yanyohereje mbese yishimye abana numva ko bari kwiga bameze neza urwaye avuzwa ukeneye umwenda awugurirwa mbese numva ibintu meze neza nanjye ndicara ndatuza ariko sintuze kuko numva noneho ntari kumwe nabo mbese urukumbuzi wakibyeyi rukazi yego nkumva sintuje ariko ndavuga nti nakazi kandi ngomba kubikora nubundi kuba ndi kunaba kumwe nabo kandi nubundi bakakena nta kintu byabivuze twarakoranye n'uwo mama kwezi kumwe kurashira kundi kwa kabiri kurashira bankunda abakiriya barankunda byahatana nifite igikundiro cy'abakiriya cyane rero hari akabazo kaje kuzamo uriya mu mama isaro ye barayigambanira ikintu nabonye cyo muri icyo gihe nari mpari sinzi nimba n'ubu ngubu ariko bimeze ntago wabaga uturutse hanze ngo ushinge business aho ngaho ngo byemere barakubuza amahoro barakurya amafaranga polisi umwe araza arakwakaye akoherezeho undi mugenzi we nawe akwakaye yandi kugeza ubwo ushirirwa neza hombe ati ninde waguhaye uburenganzira bwo gukorera hano mbese ibintu nk'ibyo ariko kubera ko yari afite undi muntu bahanganye nawe ufite saro ku ruhande sinzi ibintu by'akagambana byagiye bizamo arafunguriye mu mama afunga ntararangiza amasezerano yanjye nawe atarashiramo ndafase ubu biragenda gute arambwira ati rero muvandimwe ukuntu ibintu bigenze ariko yari umumama w'umukire afite n'umugabo ukora muri UN mbese nta kintu yarabaye aravuga ati dore saro yanjye barayigambaniye ndafunze birabaye atariko wowe igendere nta kibazo ntese amafaranga yawe bizagira ati igende none se uyakure he warayakoresheje tigendere nta kibazo ujye gushaka ahandi akazi nibwo nagiye rero numva birambabaje kuko naramukundaga n'abankunda turi nk'abavandimwe hanyuma yewe afite n'imyenda yanandodeshereje turi nk'abavandimwe dukundana
arambwira ati ntacyo genda Imana kujya imbere uzabone n'akandi kazi genda wirwaneho. Yego. Nibwo nazamutse ruguru kuri gare, nanone ruguru yaho hari ayandi masara hari, ariko naharangiwe n'undi muntu uriya muhungu twakoranaga nawe urumva ko yaravuye muri yo sara agiye ahandi hantu. Aranjyana ahandi hantu, ajya kuhamperezanta aravuga ati uyu muntu twakoranaga kandi azi akazi neza, nawe niho yahise abonera y'akazi ati kandi azi gusuka neza, rero kugira ngo ajye ahandi mwamufata n'ukuri mukamuha akazi. Uwo mumama yari umumama nawe w'umukire cyane, ufite amasaro menshi, ufite amaduka, mbese yari afite ikintu kinini cyane kirimo ibintu byinshi bikubiyemo. Hamwe bagurisha imyenda, ahandi ari amasaro, ahandi ari ibikoresho byo mu rugo, intebe, ibintu byinshi cyane. Ubwo hanyuma aramubwira ati nta kibazo uzamuzane, we ndagenda ku wundi munsi turahura kuko ngenda nta wari uhari. Ngiye turahura, ariko namaze kwinjira mu nzu igiye dukubitanya amaso n'uwo mumama, numva ubwoba buranyishe, numva umusatsi umvuyeho, numva umusatsi uvuyeho pe, ndavuga si uyu mumama ko anteye ubwoba, ni iki kibyishe inyuma, mbese ariko sinanabitindaho kuko nashakaga akazi, cyo napfaga ni akazi. Ariko mukunde uko nikanze nawe byaranamukanze nawe, mbese sinzi ukuntu byagenze, kandi n'ubwa mbere byari bimbayeho mu buzima kureba umuntu nkumva ndikanze, nkumva pe bimbayeho ikintu kimeze gutyo, n'ubwa mbere byari bibayeho. Umumama arandeba arambwira ati karibu, ndagenda ndamusuhuza. Yari umusiramukazi wa wundi witandira hagasigara utwiso twonyine. Ubwo ngubwo barambwira ngo niba gutembereza hano urebe ukuntu hameze, yego ndahareba. Barambwira ati rero uzi ibiki, ntigenda nzi ibintu bya saro byose, none umuhungu twarakoranaga arabizi. Ati ukorera umushahara wangahe? Ndavuga nti sinzi ayo mwantangiza. Nawe arambwira ati nari kugutangiza 250 nimba ubizi byose koko, ariko kuko ari ubwa mbere, aribwo bwa mbere ndagutangiza 200, atayandi tuzaba tukongeza. Ndavuga nti nta kibazo, umuntu ukora ibya saro kandi ubizi neza hariya bamuhemba neza kandi bayamuhera rimwe. Icyo kintu naragikunze cyane kuko gufata amafaranga uhafatira rimwe ukora n'ikintu gifatika. Ndumva yarampaye 1,200,000 niyo mafaranga yampaye, turandikirana, ndasinya ko nyafashe ko ngiye gutangira gukomeza akazi. Ubwo ngubwo mfata inifomo, mfata imipira nyine y'akazi batangaga, hanyuma ntangira akazi. Ahamagara umushoferi arambwira ati ngwino unjyanira umukozi kuri saro iraha naha. Aranjyana, iyo saro niyo yagombaga gukoramo, mpakorana ariko n'undi muntu mushyashya nawe w'umukongomani. Ariko nari nkijijwe, mfite agakiza gakomeye cyane kandi ndi umunyamasengesho. Kuko hari ahantu nkisengera nkiri muri iyo saro y'uwo mumama, hari yakunda kunyumvisha radio, ikunda kuvuga ibintu by'igiterana ahantu hitwa kuri Radio Safina. Harazwi cyane nta muntu utahazi, hari Arusha. Iyo Radio Safina yakunda gusengera hari igisongo, bakunda kugenda kuhasengera cyane. Iyo radio nkajya nyumva cyane c'abakozi Imana benshi cyane batandukanye. Nkunda amasengesho yaho, nkunda abakozi b'Imana baho, ndahakunda cyane, mbo munyamasengesho mbese byatari. Mbere kujya mu kazi nabanzaga guca muri Niba turi, hagenda ndumuriro koko. Ariko uriya mu mama yampaye amabwiriza aravuga ati mbere yo gukora hano hari ibintu tubanza gukoresha. Hari ibintu uzajya ukoropa mu mazi, ibindi ubisiga ku nkuta, ibindi ubisiga ku muryango, bihamagara abakiriya. Ndavuga nti mu mutima, ndavuga reka mbyemere, ndambwira nti sawa nzajya mbikora. Ariko je na koropa havuga nti mwizina rya Yesu, ibi bintu nimba ari n'imyuka mibi, ngenda koropa mwizina rya Yesu Kristo, ndamenagura imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abadaimoni mwizina rya Yesu Kristo, ndahamagara abakiriya mwizina rya Yesu. Nabikoze imisi 2 uriya mu mama agarutse, yaje yandakariye andeba nabi byatari, kandi ubwo nari maze yenda nk'imisi hafi cyumweru gutyo. Arambwira ati rero gukoropa noneho jye ubyihorera, hanzanira undi muntu. Nisa rwose urakoze, nanjye ku mutima nanjye ntaga ibi bintu nari mbyishimiye. Arambwira ati rero wa mukobwa we, itangira witegure kuko uyu munsi turajya kwizihiza, turajya gufungura ahandi hantu hoteli nafunguye, kandi abakozi bose bagomba kuba bahari.
ndabwe se mama je ntago najya muri hotel ngo ndaremo kuko simenyere ibintu byo mu kabari. Aravuga ati ni ngombwa mugomba kuza namwe mukaba muhari. Ni sawa nta kibazo. Turagenda nuri imodoka turagenda. Tugezeyo nta tutarajye tukiri mu modoka urabona hari chauffeur aba yicaye na mabuja aho yari yicayemo hagati akantu k'akabox kaba karimo. Ako kanya nsa nk'utwawe n'agatotsi kantu kameze nk'agatotsi. Ngiye ko nambona amaso yanjye arafungutse mbonye inzoka iri muri ako kabox. Inzoka nini cyane irantuka ivuga mu rurimi ntabasha kumva se Igiswahili si Cyongereza nta rurimi na rumwe nabasha kumva. Irantuka iransakuriza kuryo nafunza amatwi. Akanya gato cyane mpita nongera nsa nk'ukangutse ndavuga mu izina rya Yesu. Numva ndikanze ndavuga ntihenda bashobora kuba banyumvise. Mbaza umuntu twe turi kumwe ku ruhande ikintu mbonye nawe urakibonye ati ntacyo mbonye. Ego numva ndumbe ntije mbonye inzoka nini cyane hano ngo uyibonye he ngo ceceka ahubwo atanakumva nta nzoka iri hano. Basi ndavuga ni buriya ndabyihorera turakomeza turagenda tugezeyo imodoka iba igezeyo ubwo ndihuse tuvuye mu modoka buri muntu wese anyurukwe. None buratubwira ati mugende mufate inzoga hari amusavinga abakiriya dore ni benshi cyane. Ubwo abagenda baragenda ajya nsigara nicaye ahantu mabuja araza ati nawe gira vuba gira icyo ukora hereza abajyana inzoga hari ahirya nyereka abakiriya nkira. Ndambwira nti mabuja rero nkubwira ikintu kimwe wampaye akazi ko gukora muri salo twumvikane ntago wigeze umpa akazi ko gukora mu kabari naho nabere sinzi no gufungura inzoga rero ntaga kana kazi nagakurage wampamagare gukora akazi ko muri salo ntago wampamagare gukora akazi ko mu kabari. Aragenda akimura kugenda nsigara nicariye arambwira ngo ngaho genda ufate fanta hariya. Ndagenda njya kuri kontwari ndagenda na mu gihe mpagaze nashyize akako kwa kundi kuri kontwari ngiye kubona mbona sikoropiyo ije yirukanka hafi yo kumfata ukuboko hari umugabo wari uri ku ruhande rwanjye ahita yikubita arayihungurirwa hasi arayikandagira. Inzoka isikoropiyo kaga sikoropiyo sinzi nimbukazi abaragakandagiye kaba karapfuye. Aravuga ati rero sha uri umunyamahirwe ati koko aha hantu turi no kugera kwa muganga byonyine mu minota warushigaje ntago ari kubigihumeka. Numva n'Imana duhaye butware bwo kandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose kandi nta n'ikintu kizagira icyo kidutwara. Nyimara kuvuga gutyo ndebye ku ruhande mbona mabuja arahagaze ari kundeba. Ako kanya nkivuga gutyo asubira inyuma aragenda. Ubwo mushiki we nani mukobwa we yari afite musaza we ariko musaza atuma mushiki ngo genda ubwire uriya mukobwa ze nawe saviga inzoga abimbwiye namusubiza nkuko nabwiye mabuja. Birangira gutyo rero baranyihorera nteru mfata gatebo amasaha ninjara yamaze kugera nk'amaze kuba nka 8 mfata intebe nyitera ahantu hamwe ndicara nyice numva gatotsi karantwaye ntangira guhunyeza mbese nkimara guhunyeza ibitotsi bimfashe nimba ari ibitotsi nimba yiri ariko niyerekwa kuko nubwo nifite ibitotsi mfite kunanirwa ariko muri ubwo buryo ntago byari ibitotsi. Mbona yanzoka nabonye karinuka itungutse imbere yanjye iza gake gake yomboka gake gake igiye kungiraho neza ngo izamure umutwe igira gutya bitamvuga nti mu izina rya Yesu bitankanguka ndashiduka. Nkimara kureba gutya mbona mabuja ahagaze iruhande rwanjye imbere hariya nyine aho yanzoka yari takase bishoboka bite kuri mabuja ari gushobora kuba inzoka ariko mita ntekereza uburyo namubonye nkumva ngize ubwoba ndikanze uburyo yamaye ibintu ngo nsige ku rukuta natangira kujya gensenga akabinkuraho ndavuga bishoke kuba uyu mu mama ashobora gukorana n'imbaraga z'imyuka mibi. Ubwo amasaha yaramaze kuba nka 9:10 hase hagera arambwira ati haguruka aho ngaho ajya guhamagara n'abandi bose ati mwitegure dutahe. Harimo abakongomani bari kuririmba yari hamagaje abakongomani bacuranga mu kabari nyine bashyushya kabari kuko kari gashyashya. Ubwo nibwo tugiye ku modoka ngo dutahe mu gihe ngiye kuri imodoka yaranyitukiye yarambwiye ngo umva ngo washyanowe wamabyiwe wamutera mwakuwe wanyiciye business zanjye ukimara kugera hano ibintu byose byarangiritse wanyiciye ibintu none singushaka ndanakwirukanye ubutuvugana. Bishoboka se bite uranyirukanye ati ndakwirukanye ndetse nimba ari n'ikindi kintu wifuza baguhe n'ibindi wifuza ariko sinshaka kongera kuzakubona mu kazi kanjye. Yesu we ndituriza ndicecekera pe. Hanyuma baragenda baransiga pe nsigara aho ngaho abantu bose bari kubura baragenda hotel sigara nta buntu uri muretse umuzamu no twasigaranye. Umuzamu nawe arumirwa ariko se mabuja ko yarakaye byagenze gute nisi nanjye simbizi ati bitega amaso uzabureba amaherezo ariko numva mu mutima wanjye mbaye nk'umuntu ufite amashimwe numva indirimbo zinzamutsemo ndaririmba numva ndishimye pe sinanarakara ko banyirukanye numva meze neza numva hari ikintu gikoretse mu buryo bw'umwuka.
hanyuma bamaze kugenda bwahise bucya nka saa 11 n'ifite inote ya 5 y'amashiringi nanjye ndagenda njya gushaka imodoka ngo ntege ngende hari kure hari ahantu hari nko kuhavugira rusha hari urugendo rurerure ndatega ndagenda mpitira mu rugo ndaryama kuko nari mfite ibitotsi nari urumva nari ntaraye ijoro ndaryama nza gukanguka hake ndibaza ariko koko kububanyirukanyira ese wajya kureba kwasanga amabuja yari yasinze yenda ndebe ko zamushizemo nibwo ngiye muri dushe nditegura ndagenda njya ku kazi wa mukongomane twakoranaga arambwira tubusuje mu kazi koko ntindaje none se buriya banyirukanye koko ati buretse dutegereze mabuja tureba ko kanya yahise ahagera nyine hari mu masaha ya saa 7 saa 8 yahise ahagera akinkubita amaso ngo wowe kandi ngo wagarutse ngo nakubwiye ngo ki ngo sinakwirukanye ese niba icyo ushaka fata ibyo ushaka hano ariko ugende singushaka wanyiciye ibintu haranuka ibitutsi byinshi cyane ngo ndumutera mwakunda umuki byose bitindigasana ntashobora no gusubiramo ndamubwira rero mabuja ntago nari nemeye ko wanyirukanye pe ntabyo narinje kureba ko yenda waba waribeshye kavuga ibintu bitari muri gahunda ariko menye ko nyirukanye ariko wibuka yuko giye ngufite amafaranga kandi amezi twasezeranye ntago nari nayakora ngo arangire none ati genda nta kibazo ndayaguhariye yajyane ni sawa bayisi nzagaruka naragiye nigera mu rugo urumva akazi nkavuyeho n'ubuzi burumva amaze kubura ndagenda nigira mu rugo ako kanya nkiryama muri iryo joro naraye ndota ndwana n'umugore turwanira ahantu ku kibaya nko mu mazi ku nyanja ahantu mbese nabonye naga ndi gutembera ahantu nko ku mazi ukuntu mahura n'umugore turarwana ahita njyana nsindagira ku kibamba saranigarandwanya neza numva ari kunkuramo umutima ntago yarwanaga niga mu ijosi ubwo yashaka kunkuramo umutima numva habura aho gato yawe ufashe neza sinzi ukuntu namwigaranzuye nanjye urumva ni nko mu nzozi ndamwigaranzura nanjye ngiye kubona mbona mu kuboko kwanjye hajemo bene bya bisokozo bisongoje by'uduti kera mberuka kera bya ntozi ndakimujombagura nanjye ndamutobagura isura yose ndayitobagura mpita nkanguka ariko nibuka ijambo rimwe ubwo twarwanaga ashaka kunkuramo umutima arambwiraga ngo ntago ushobora kunyishyura miliyoni yanjye wariye ntago uzayinyishyura ako konyene ko katumye menya ko ari mabuja tware turwana kuko yaje mu yindi sura ku buryo atari yayindi nzi mbona ko ibintu bikomeye njya ku mavi ndasenga ndavuga nti Imana wowe urabizi kuriya mugore ntamwibye nta nubwo nigeze ngenda ntamuseze yaranyirukanye ntago afite kunyishyuza rero kuko nta deni mufitiye nigumira gutyo nsenga ningira mu masengesho nsenga ariko kandi ndavuga nti ngomba gushaka rero akazi asiga nkanasubira no mu rugo ubwo kujya gushaka akazi nakabonye ahantu ku nkengero z'umujyi n'umwana w'umukobwa urangije kwiga ifungura agasaro ke kari simple gasanzwe hanyuma turagenda amamakazi ngo azajya mpemba 150 ariko numva ni make cyane kandi kuyafatira ukwezi noneho ntago ari kuyahabwa mbere no kuyafatira ukwezi ndavuga ko buri kose ariko ntacyo nibiraruta kuba nakwicara gutyo gusa aho ngaho niho natangiye kubona ibintu bitandukanye uko narwanye na wa mugore mu nzozi n'ubundi bintu byarakomeje biratandukana neza noneho ijoro rimwe ndongera ndaryama mu gihe nsinziriye numva mbaye nkaho nituye ahantu harehare cyane hasi kure mbese ni nka kwa kundi bumva uguye nk'ahantu utazi nabwo utanasobanura nkumva abantu barambaza witwa nde tubwire papa wawe tubwire bakuru bawe tubwire mbese imyirondoro yawe yose ariko nkumva umutima urambwira ngo wibivuga abo bantu ntago ari byiza kubabwira ibyawe byose ariko nkisanga nabivuze kuko umurozi yagushitse umutima yawe ufashe ujyanye roho yawe yayijyanye nta kintu ushobora gukora ngo wiyumanganye shiduka byose nabivuze niho natangiye rero numva amajwi menshi ambwira ngo uri umwamikazi ariko bakavuga mu Giswahili uri marikiya ibintu byinshi cyane n'amagambo menshi cyane ntasobanukiwe banyongeza none ibintu birancangaye amajwi n'ingoma nyinshi cyane ibi bintu se ndi kumva nkumva amajwi ariko simbona abantu noneho
bukeye mu gitondo yamajwi numvise mu nzozi uko byatangiye binyogeza bimbwira ngo uri Marikiya birakomeza n'ubundi mu buzima busanzwe nakangutse n'ubundi ndi gutya gusa ayo majwi nkaguma ukajya yumva uri mu mubiri no kumva amajwi ariko nkumva uko narimeze siko nkimeze nkumva byanze bikunze hari ikintu cyatandukanye ku buzima bwanjye nkumva sinzi amajwi aranserereza ntesha umutwe neza amajwi ambwira ko iki noneho ndibuka nagize inyota njya gufata ikirahure ngo nsuka amazi we numva yamajwi urambwe ngo sigaho ntago wemereye kunywa amazi nuyanywa urishyura ikiguzi asigara nkotorora ubwo numvise ko ari kwishyura ikiguzi ndayareka amazi noneho njya gufatisha imbabura ngo nteke hari ibintu byo nagombaga guteka icyayi nagombaga gufata isukari ngo nkoroge icyayi nkwe batireka da ntiwemereye kunywa icyayi nukinywa urishyura ikiguzi ibintu byose bibaho ngo nubikoraho urishyura ikiguzi icyo nkozeho cyose bakinkuraho ndeka kurya inyama ndeka kurya ibyo byose ariko bandekera kurya imboga z'ibyatsi na buriya bugari narakomeje muri ubwo buzima noneho biranganza ku buryo bintegeka no kwambara amabara y'imyenda kuntegeka amashuka ndi busase nari mfite televiziyo nayifungura nkumva yamajwi avuye mu mutwe agiye muri televiziyo bikaba kavuye birancanga mva no kuri televiziyo ndavuga noneho reka mfungure radio numva yamajwi yo noneho numva birasaze no kuvuga ngo telefone radio televiziyo ndabireka Yesu noneho ntangira kwihaka ntabwo wabaga ukijya mu kazi ahandi oya hahandi naje kuhareka byaranze pe kuko no kubona umucyo byagezaho none byaje gake bigeraho noneho bibikira ibintu bikomeye cyane kubona umucyo bimbere ikibazo kubona izuba bimbera no kubuhura n'abantu bibikibazo ariko nkajya numva ibitekerezo by'abantu ko bavuga yego nk'ubu twicaranye gutya ibyo utekereza ko umutima wawe wibaza nkabyumva hari ikintu cyantangaje umukozi w'Imana umwe yavuze ngo satani ngo amenye ibyo tuvuze ku munwa twatura ngo ariko intekerezo ntabimenye none nimba bimeze gutyo kuki jewe nashoboraga kumva icyo utekereza narabyumvaga nashoboraga nko iyo nasohokaga nkanyura ku muntu kuko buryo ijisho iyo urirebye ijisho aho rirebye rigendana n'umutima wawe kumva ngo ari mwiza ngo no kufite utuguru duto ngo ari mwiza ngo no kunanutse ari mwiza ngo ibyo nkabivuga atabivuze n'umuntu waho abitekereje nje nkabyumva nkamukebukana uburakari bukomeye ariko nkaceceka noneho nihakato no guhura n'abantu nabyo birananira noneho ayo majwi arambata neza burundu nkajya mbona abantu baca mu rukuta nkabona baguye imbere mbareba gutya ubwo nabaga dore igitanda cyabaga kimeze gutya narahamabwiriza kujya nicara nkareba mu rukuta kuriya nkarebamo nkamera nka kwa kundi umuntu akubwira ngo twicane mukarebana gutya udahumbye niko nabaga meze mu gitondo saa 12 nabaga maze kurya bwa bugari na zamboga ubundi nkicara ku gitanda kuva mu gitondo kugeza saa 11 nanone niho nabaga nemereye kurya bwa bugari na zamboga ntanywa amazi igihe kikagera ngasanga naryama nkanyara ku buriri kandi sinywa amazi nta n'ibiryo byoroshye njya nibura ngo mvuge ngo mfite uburyo nakwihagarika no kuri toilette sinajyagayo ariko najya kuri toilette nakwihagarika ya majwi neza nkumva avugije ingoma avugije amashyi ngo ndabyaye umuhungu ngo mbyaye impanga ngo mbyaye umukobwa n'umuhungu ibintu nk'ibyo ibintu bidasobanutse byo kumucanga rimwe na rimwe bakambwira ngo iyahure rero nk'umuti wiyahura upfe sinshobora kwiyahura ndibuka umunsi umwe navuze ijwi rimwe ndavuga nti sinshobora kwiyahura uko biri kose nzi ko Imana izantabara nubwo byari bimeze gutya ariko nari mfite kwizera pe ndagenda ndananuka umubiri ushiraho ariko reka nsubire inyuma ho gato kwa kunjyara ku buriri iminota mike cyane nasubiraga kureba nkasanga humutse hameze neza ukagira ngo nta n'ikindi kintu cyahabaye kwakira Yesu wabimazemo nk'igihe kingana iki mama ntumbaze igihe nabimazemo ntacyo nzi pe sinkubwire ngo n'ukwezi yende wonza kuba ndi kumwe n'umuntu nibwo yari kumbwira ati biriya bintu wabimazemo igihe kingana gutya na gutya ariko je simbizi waje kubivamo guti ndashaka icyo gisubizo kutagisubiza ndashaka igice cya mbere kirangiriraho yego nta kibazo cyane rwose sinzi niba ariko wari wabigambiriye nawe naga ariko naye nabigambiriye wari wagambiriye ko ugarukira he naye nagambiriye ko yenda oya reka tubireke oya mbwira wagambiriye ko kigarukira he
nagambiriye ko ese twabiretse reka tugarukiraho nta kibazo. Oya mbwira nta kibazo. No mbwira dusiga ivumbura amatsiko mu bantu bazakurikira igice cya kabiri. Wari wagambiriye ko kigarukira hehe? Nagambiriye ko mu gusoza se cyangwa mu gusoza iki gice cya mbere. Igice cya mbere. Kuko ndashaka mu gice cya kabiri hazaba harimo ubuhamya bw'uburyo wabivuyemo, yego, n'ibindi bintu byinshi wabonyeyo cyangwa wagiye ukorerwa, noneho n'uburyo waje kugaruka mu Rwanda. Nibyo bizaba bigize igice cya kabiri. None tuzakora icya gatatu ugarutse mu Rwanda byari bimeze gute, cyangwa dushobora no kubona ko twagiteranye tukagira igice kimwe. Nge niko nari mbitekereje nge. Urumva ugeze ikuzimu. Niko mbivuga ubwo. Kuko ndeke ndumva wari wagiye bari bagushitse. Sigara numva ibitekerezo by'abantu bankotorora. Wagiye ikuzimu bagushitse. Ubayeyo. Ugiye wamaze igihe kingana iki, byagenze gute, wakomeje kubona y'ibiki. Part 1 ikarangirira aha. Abantu bakurikiye kino kiganiro tukabararikira nyuma y'iminsi mikeya kuzakurikira igice cya kabiri cy'ubu buhamya. Ego? Nta kibazo. Okay. Yes, bakunze Biyobokamana TV. Uno mu mama afite inkuru itangaje, no buhamya bukomeye cyane. Urumva uko yashitswe akajyana ikuzimu. Ariko se mama reka noneho nkubaza, ari ikiganiro duze gukora tuvuga ibikuzimu, abantu baza bavuga bavuye ikuzimu, bagasa n'ababyagitwariza ko wagira ngo bagiye n'imibiri gutyo bahanyuze mu nyanja, byagenze gute? Wenda nkayo wabaye mu bwo buzima bwo gukontororwa n'imyuka bibi. Iyo bavuze gutya bari byo, cyangwa hari igihe umuntu yagitwariza ibyo yabayemo mu isi y'umwuka akabishaka kubishyira mu nsi y'umubiri, ari nabyo bishobora kuba bicanga abantu. Okay, nje rero uburyo mvuga ko nagiye kuzimu kandi koko niho narindi. Yenda mu kindi gice kizakurikiraho niho uzamenya koko ko ariho narindi kandi ko ariho mvuye. Yego. Uburyo nagiye je ni roho yanjye numva ko yagiye. Kuko umubiri wanjye n'ubundi warakomeje kwisi. Ije nabyuka ngasanga nanyaye ku buriri, ije nageraga gute ibyo byose byambagaho. Uri kwisi. Narindi kwisi. Yego. Ahubwo roho yanjye igice kimwe nicyo cyari cyagiye. Okay. Ngira ngo birumvikana. Yes, reka tugarukira aha ngaha rero, reka tugushimire cyane kuba wafashe uyu mwanya wawe maze ukadusangiza igice cya mbere cy'ubuhamya bwawe. Tuzagaruka n'igice cya kabiri. Cyo koze tugana ku busozo, hari umuntu washaka kukuvugisha kuri telefone. Uratanga nimero ya telefone uretse ko tubuza no kuzandika ku kiganiro kugira ngo uwakubona kuvugishe, noneho tuzagarukane n'igice cya kabiri mu cyumweru gitaha. Nta kibazo rwose. Yego. Nimero za telefone zanyu. Nimero zanjye za telefone ni 078 43 33 37 8. Okay. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye uburyo mwanyakiriye mukampa ikaze, kandi nejejwe no kuzakomeza nkakurikizaho ibindi bice. Ni burebure cyane kandi nzi ko buzafasha benshi. Gusa Imana ntayitakura umuntu, nukuri nta kure cyane hari Imana itakura umuntu. Niko bimeze. Reka tubusoze dusenga. Yego. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana nziza, ukaba Imana ikiranuka muri byose, ku buntu bwawe n'inambo udahwema kugira abantu bawe. Uyu muja wawe aduhaye ubu buhamya burakomeye, turagushimiye yuko wamuvanyeyo, ubu akaba ari umukozi wawe. Reka tugushime rero kugira ngo imbaraga zawe zikomeze kubana nawe, zimushoboje gutanga iki gice cya mbere, zizamushoboze gutanga n'igice cya kabiri, kugira ngo ineza yawe ikomeze kwamamara mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen.